umva ngo yagafite ubukwe mu kwa karindwi arabatumi zikubwiye oya muze ubukwe buri mu myaka izaza nk'ibiri ako se kutuvugisha ukuri ufite imyaka ingahe imyaka yanjye noneho ukuvuga mfite imyaka 27 yakwavuze ngo afite imyaka 40 yose ni kutufite iyo myaka yose ukabutasha tubwize ukuri kandi ngo ntabwo uri imanzi no bijya bibaho ko hari n'abagira 30 batarashaka gusa biterwa naho ubushobozi bw'umuntu bugeze cyangwa ndabyumva neza naho yapanze gahunda ze azihereye akiha intego y'igihe ibyo azabikorera icyo kuvuga ngo imanzi cyo ntabwo uri imanzi ndabizi Diane yarabimbwiye cyangwa bibwira abantu bose ibyo wakoze na Diane mwarakoze kudukurikira muri benshi ariko uyu munsi nabazaniye umutumirwa muramenya ngo ninde noneho kadutangira twibwira amazina yewe. You be know my people and them call out today the champion Mr. Dream and motivator extravagance. Aho twakubwiye ngo uvuge ubwo bugambo bwose twakubwiye witwa ngwishi amazina skoranye kubakwisi. Amazina yanjye nitwa Ndarongora Yago. Okay, urakoze cyane kare kose se wigiraga amashyo wa no wigiraga amashyo none se Yago ko dutangiranye ikiganiro uvuga ubugambo bwinshi wabwira kandi buri kuko mwari munyatse kuba navugana namwe none surare ugasanga twese twarize ku buryo ukoresha ayo magambo iyo uvuga ikinyarwanda ntabwo niyumvishaga ko wabura umunyamakuru none surundi warashatse no gushaka ntabwo ndashaka umugore ndacyari umusore ariko wararongoye oya ntabwo nawe nararongora ariko uzarongora arahari arahari none uzamurongora ryari tubwire ubwize ukuri n'abafana bawe oya haracyari igihe ntabwo ari ngombwa kwitaha arabizi ko uzamurongora se arabizi twabyumvikanyeho ndetse n'ababyeyi none se wamutubwira ko bigoranye arabizi ko waje gukora interview ntabwo twabashije kubonana ntabwo okay none se ugurama nimero ze nze kumubwira ko twakoranye ikiganiro no ntabwo nimero nahita nziguha kuko kubera ko ngenda umunyamakuru uvugira rubanda kandi umugore wawe nawe ni muri rubanda ariko ntabwo bivuze ko nahita nguha nimero ze ngo umuhamagare kubera iki nimero ze ntabwo ari ngombwa kubera iki ntabwo nyizeye se njye naguhaye amakuru ye okay ngo arya nizo nimero ntabwo wazima bivuge neza n'abantu badukurikiye babyumva oya ntabwo ari ngombwa kuguha nimero za sheri wanjye kuko njye naguhaye amakuru ye arambuye oya ntabwo byo ndi kukubaza ntabwo uri kubyumva uri umusibateri cyangwa uri umusore no ndi umusore ariko uteganya kuzagira umuryango ese umva mubwire niba ufite ababyeyi ugomba kuba ufite nawe umuntu uzavuga ngo zakora yishororo arahari ariko ntabwo turapanga itariki z'ubukwe bivuze ngo muri leta dukeneye abantu batanga icyororo udatanga icyororo bimeze bite muze ntabwo ibintu byose ari ukwihuta umuntu agenda gake kugira ngo ejo he heza hazamugeze kure none se ko twumva ngo ufasha abantu ushingiye kuki ibyo byo nibyo bibaho kandi birashoboka icyo nshingiraho ni ukuba umuntu ashoboye ubanza niba primus ya komeza umuhe ni ukuba umuntu ashoboye akaba yifitemo talent icyo bita impano noneho nyuma yamara ayo baguhe primus yanjye ntabwo ndebaho umva zanimwe no komeza utuhe kandi warukoze nkareba umuntu impano afite
akurya burushete nta kibazo umva shiraho igihanga mwana no komeza ucugire iyo aba afite impano none ngiye nkagenda muzamura gahoro gahoro urya inkoko muziye kuri kumbaza ibibazo byinshi wenda ndi kukubaza nyine ndi umunyamakuru mba ngomba kukubaza nyine nose waje hano ngo sinkubaze wambwa no umbaza na burushete n'inkoko abasaza ko batukana ariko ntacyo dukomeza ni ukuvuga iyo ufite talent arushye wowe uvuga twumve iyo umuntu afite talent cyangwa impano ugenda umuzamura gahoro gahoro wese umva nk'uri abo wazamuye ubu bageze bazamuka no sinakubwira ngo nawe uramanuka se cyangwa ngatambike nawe uramanuka cyangwa ngatambike oya bose bagenda bajya ku rwego rushimishije gusa ntago nakubwira ngo baratambika cyangwa barazamuka none so barazamutse cyangwa baratambise ngira mbwira muri make wowe ukuntu bimeze muri make ngewe ndi hagati na hagati ndazamuka rimwe na rimwe wenda nkagenda noroshya ngabanya ariko ndazamuka nyine ku rwego aya nawe ukunda indaya mwana no uwo si umuco wanjye ako twabifashe wowe komeza umbwire ubwo ngo bivuze ngo ugenda uzamuka wowe ntiwamenya ngo wazamutse ku rugero ngana gutya gusa ubwirwa n'ibikorwa ugenda ukora ariko baratubwiye ngo kera ngo wari umukozi wo mu rugo abantu bose badukurikiye abanyamakuru kandi ayo makuru wayakuye atari ngiye kwiherera oya sindi umunyamakuru abanyamakuru turacukumbura aracukumbuye nsanga ngo uri umukozi wo mu rugo tubwize ukuri ntabwo iyo nkuru ari ukuri bakubwiye amakuru y'ibinyoma ariko urateka mu rugo iwanjye nyine ndateka iyo urumva ko uri umukozi w'iwawe rero nose hari ubigukorera nyine ibyo byo nibyo kuko ntago nabaho mvuga ngo nteganyije ko bazankora ibintu byose umva ngo yagafite ubukwe mu kwa karindwi arabatumiye zikubwiye se oya muze ubukwe buri mu myaka izaza nk'ibiri ako se kutuvugisha ukuri ufite imyaka ingahe no imyaka yanjye noneho ukuvuga mfite imyaka 27 yakwavuze ngo afite imyaka 40 nose ni kutufite iyo myaka yose ukaba utarashaka tubwize ukuri kandi ngo ntabwo uri imanzi no oya tubwize ukuri bijya bibaho ko hari n'abagira 30 batarashaka gusa biterwa naho ubushobozi bw'umuntu bugeze cyangwa ndabyumva neza naho yapanze gahunda ze azihereye akiha intego y'igihe byazabikorera icyo kuvuga ngo imanzi cyo ntabwo uri imanzi ndabizi Diane yarabimbwiye cyangwa bibwira abantu bose ibyo wakoze na Diane uwo rero ni umwe muri babandi batanga amakuru abandi bagenda batanga amakuru y'ibihuha gusa bivuze ko Yago byatubwiye byose yatubeje ubwo dusoza ikiganiro sezera abakunzi bawe nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima ndetse n'uyu munyamakuru wa interview namukunze cyane nubwo nabindi turasoje yavuze ko yankunze nanjye namukunze kameramani kuraho kamera